iyo namaje gusezera gutya nkahereza upcoming artist kugira ngo yimurike yiyereke iki yereke aba manager yereke abandi bajama barya aba bloggers babandi batwika ku mbuga bose abantu bemeze ko bakwiye kugira gute gusupportinga talent yawe ni time uyu munota umwe ufata ukabakubita ku buryo bavuga bati kabisa nitwe tubura kugira ngo impano igaragare izamuke ku rwego mpuzamahanga. Nabonye witwa Coach Gael ari kuvuga ati jewe nshashaka kuzana Chris Brown manager bihe byose Alex Muyoboke acahe hino aramubwira ati oya uretse gato ateye amafaranga wayashoye muri Junior Rumaga na Kivumbi nande yanashora no muri Mustard wa Parero hanyuma umuziki nyarwanda ugakomeza kuzamuka. Ready bigaragariza je navuye muri frame. Let's go fuck dang the business and rashi mushaka dollar to step on keep pussy photo gangster let's go kill my bro hitting the biz move magaze gikora na kigi ndashaka gukora nka Gandhi mindura amatwara mindura injyana drilling ngoranye ivanga na rap nandukanye na issue wumvi fast amaboko hejuru mbyinire hit bro gutoka icyose inzira n'igice mitego mitindi bahawe bunashe byari bigoyira busy cheese nabwo nateye nk'ibi byinira hit uyime nkora gafemo nanjye se yo sing song si pussy na beat musin the best in a monster rap on ego the house round the best in a time the erfa rap kurapa nje ndasa mvugira ndasa nana kurasa na fast mfite na kandi dimoni sauce wapfa oya wapi nyine slang z'iki gihe iyo bavuze mu bad girl no baby nyine no muki no mu bad girl cyongereza cyane nacyumva nje navugaga bad girl kumbi ngo niki ni bad girl ndabyumva cyane ya rero nyine ngiye nkuko wenda mbyumva wenda nk'ama slang y'iki gihe iyo bavuze mu bad girl bisobanuye ko nyine ndari nk'umu baby abari nk'umuhasira to abari nk'umuhasira nyine nta bintu bya danje nyine atandukanye n'aya maslay queen yandi nyine tugenda tubona hano hanze abo za slay queen ni so babona se mani abandi mani birya bahura ku mbuga ndakureba nkakwibwira cyangwa ndi umuyisilamu uba kuwa gatanu ujya nge everyday ndasenga gatanu ku munsi gatanu ya nagari umaje gusenga kangahe nese ubu turisangaye ago mbiza ahubwo wembwira umaje gusenga kangahe uyu munsi uko biri kose iyo narasenga ni ya saa 9 kubera ko amasaha saa 9 yavuyemo turi mu mihanda ariko nawe ndaza kusa kuyisengera aho nyine ni magera ni tegeko ry'abayisilamu ko basenga gatanu ku munsi ya twe niyo mahame yacu twe dusenga gatanu ku munsi ubwa mbere musenga ari sangahe yaba ari mu gitondo saa 11 ubwa kabiri saa 6 ubwa gatatu saa 9 ubwa kane saa 12 ubwa gatanu ni saa moya bro none se mu gihe ufite akazi bikagenda bitubwo nese mani twiye gusenga gibyo nababwira byo ni byinshi muneka amatwi ngiye mirongo ndayifite irenza magana ngiye mwikeje nshaka kwandika amabara nkazandika amateka ntabatanzi bakazamenya ndashaka kubona amaboko yanyu mwayamanitse rukundo rwanyu ndarusabwa mpukire gutya mbereke ukuntu nirapira ntanapanitse ngiye murapurenze right now nahazaza na nyuma yanjye murapa uzabona kwigicano yawe nagazaba mbasha nyinshi ngira ngo niwe tuzifitanye urumva rero ko abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga bazikoreshe cyane ahubwo wenda bashyiremo ubwenge no gushishoza ariko umva ko already zifite akamaro behind yo kuvuga ko zishobora kuba zabyara n'ibindi bibi ariko zifite n'ibyiza. So yes mbayikaze mwe mukunda kandi mwakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ni NTV Rwanda ndi Mr Muhanzi ndi intare ndi ndangarwa ndi ntore ndi mugabo ndekwe Regis ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye the lacte nkakunda mu dukunda kandi mukanadukurikira umunsi kundi ndabakiriye kuri street turi ku muhanda niba byagoranye nyaboneka byagoranye ariko nari binda gushimira cyane wowe wakoze subscribe ukakanda notification already ukamana ibitekerezo byawe umunsi kundi ndagushimira cyane ko udahwema kunkurikira kuri Instagram nitwa Mr Muhanzi kane kuri X cyangwa Twitter TikTok Facebook page ushake NTV Rwanda cyangwa se ushake Mr Muhanzi kane kuri Instagram. Namaje kuba nakira the rapper upcoming ugomba kuba star mu minsi 2 cyangwa 3 cyangwa umwaka umwe sinza amahirwe muramuha cyangwa se Imana imuha cyangwa impano ye igihe imuhereza. Big man yeye ngo bimbeze bite umva ibintu ni fresh banzure yara muri kamera nukuvuga babwira ngo what's up guys yo wagwan ma people meze bite se uri bad man ntabwo ndi bad man ngende umuhungu uri umuhungu yego muri rero hari abakobwa ngo bajya bafata bakavuga ngo ni
ngo ni bad girl, ngo ubundi ngo bad girl ngo ari umukobwa ngo ufite amafaranga ngo wikire nyine ngo ukomeye, ngo agahita rero yitwa ngo ni bad girl. Bad boy rero ntabwo uri umuhungu ufite amafaranga umeze neza ibyanga ibintu byose. oya wapi nyine slang z'iki gihe iyo bavuze umu bad girl naho baby nyine ni umuki ni umu bad girl. Cyongereza cyane nacyumva njye navugaga bad girl kumbi ngo ni iki ni bad girl. ndabyumva cyane. Ya rero nyine ngiye nkuko wenda mbyumva wenda nk'amaslang y'iki gihe iyo bavuze umu bad girl bisobanuye ko nyine ndari nk'umu baby aba ari nk'umuhasira to aba ari nk'umuhasira nyine nta bintu bya danje nyine atandukanye n'aya maslay queen yandi nyine tugenda tubona hano hanze. abo za slay queen ni so babona se mani babandi mani birya bahura ku mbuga ndakureba nkakwibwira eko ndakureba nkakwibwira nyabone kuze kwigira hano kugira ngo abakire bataza kutugonga. Aha big man uri umuhanzi ya ndi umuraperi. uri umuraperi yego urarapa ndarapa nta kindi twe twakora nta nicyo twe twavuga. Focusinga amaso yawe hariya n'umunwa wawe kuri kamera ubambwira uti is rapper. ya okay gibyo nababwira byo ni byinshi muneka amatwi ngiye mirongo ndayifite irenza magana njye mwiyi KHL nshaka kwandika amabara nkazandika amateka ntabatanzi bakazamenya ndashaka kubona amaboko yanyu mwayamanitse urukundo rwanyu ndarusabwa mpukire gutya mbereke ukuntu nirapira ntanapanitse ngiye murapurenze right now nahazaza na nyuma yanjye murapa uzabona kwigicano yawe nagazaba mbasha. Wiki ya ngiye man wangu gushizeho n'agasopo umuraperi wese uzaza kuri icano cyangwa televiziyo y'abanyarwanda ntabwo azababasha nyuma yawe ya KHL man mwari utazatuma banga kongera kuza kumpa interview. oya nese ata muzaba mubasha ni kwa kwemera ko baraperi. oya gusa birazwi neza yuko umuraperi igihe cyose ahora nyine ari monster tu nyine yitwa danje kuko nago naza ngo mvuga uti ngo nago birenze nyine ku giti cyanjye mba numva ko nyine ibyo mfite birahagije ubwo nundi uzacyana wazaza kubwira wagwana nyine twumva ibyo zaduhereza. wagwanure my people. What's up guys? Yitwa nde? ni Musti Rapper. Yitwa Musta Rapper. ya bivuga iki? ya nta mazina yanjye nyine agiye yegeranye ubwo nyine sesenguru dusasanura duheza ndani mugani wa abahungu baye. okay nari bya danje nyine ni Musti nkuko uri kubyumva ni Musti amazina njye nitwa Musa. ya muri Musti harimo Musa noneho iyo ti ni tuyishime naryo ni izina ryanjye DNS nongeraho rapper kubera ko ndi umuraperi. ubwo ni Musa tuyishime rapper bikaba Musta Rapper. ya Musti Rapper yampaye nka bayita creativity ngo bayita ngo iki ni creativity name ni Musti Rapper nyine ubwo ni creativity muri name gute se ubwo ngo urumva icyongereza cyane mba ndi kuvuga ahantu nakigiye nta mashanyarazi yahabaga kizima nuko mana abahungu baba babyumvise abanyarwanda baba bashonnye ariko n'abatabyumvishe mu nkosore cyangwa mu njyane muri action language harya na action driving action college have ntago banyishyuye buretse gatoya. Yes twamaje kuba twakira umuhanzi wacu yitwa Musta Rapper. Yes amazina mwamaje kuba muyumva cyane nge ntago ari ngombwa ngo ngaragare cyane kuri kamera ariko hano umuhanzi cyangwa guest wanjye bagomba kuba ari ready cyane kuri focus for camera. Musta Rapper tugiye gutangira rero tuganira gake kabisa ndumvisha ufite mu tuntu twinshi ngo twa bad girl ngo ajya ngo ni bad girl. Ese gatoya umukobwa muri inshuti cyamuturanye cyangwa mwigana niba ukigana byo uraza kubitubwira cyamusenga na se gusenga herukayo cyangiye ndi umuyisilamu uba kuwa gatanu jya nge everyday ndasenga gatanu ku munsi. gatanu ya nagari umaje gusenga kangahe nese ubu turisangaye ago mbiza ahubwo wowe mbwira umaje gusenga kangahe uyu munsi uko biri kose iyo narasenga ni ya saa 9 kubera ko amasaha saa 9 yavuyemo turi mu mihanda ariko none ndaza kusa kuyisengera aho nyine ni magera ni itegeko ry'abayisilamu ko basenga gatanu ku munsi. ya twe niyo mahame yacu twe dusenga gatanu ku munsi. ubwa mbere musenga risangahe yaba ari mu gitondo saa 11 ubwa kabiri saa 6 ubwa gatatu saa 9 ubwa kane saa 12 ubwa gatanu ni saa 1 bro none se mu gihe ufite akazi bikagenda bitubwo nese mani
twe gusenga kwacu nago bitandukanye wenda usengera mu bake usengera mu bake umutima wanjye nta dini ugira oya kandi dini ari umubiri wanjye okay narebe kandi haranditswe ngo imibiri yanyu ibe insengero z'Uwiteka haleluya ubwo nivyo urumva none se ubwo ngubwo nyine nagiye kubaza ubwo nk'igiye gusenga wowe nko ku ruhare rwa umutima wawe nsenga mu gitondo nkanasenga ngiye kurya iminota yego ishobotse yose ndayisenga ishobora kuba amasegonda 30 aha none twebwe sibyo bitandukanye nda nibyo wenda n'abakatolika abarokora baki kora nyine bajya church n'andi matorero cyangwa andi madini twe bitandukanye nabyo twe nyine imbere iryo sengesho rya mu gitondo ushobora gusenga yenda nk'iminota nk'itanu bihagije uko byagenda kose niba ufite akazi nta kazi kabura off sibyo uko biri kose nimba wagize iyo off gerageza nyine ushaka iminota mike nyine ubanze wiragize Imana yo guharira Imana ariko ngo abisilamu ni bamwe mu bantu mukurikiza neza kabisa ngo mugerageza nyine mukitwararika nubwo ngo harimo bandi bamwe babagira gutya bagira gute rurumbwira urumva igihe turimo ntabwo ari cyo kwerura cyane ariko nawe urabizi ko hari abantu bajya bagira gutya nyine bakababeshya kandi nyine Islam ni idini y'ukuri kuri njyewe tu ntabwo ndi guhakana ko ari idini y'ukuri ahubwo ndavuga bamwe mu basengeramo cyangwa se navuga ko biyitira ko basengeramo nyine baravuga uti ngabo umwe agatukisha bose amen yego nicyo cyonyine mu Islam iyo bugiye kuvuga amen bavuga gute ni amina nyine tu naho ni amen ako ntabwo ta amen wapi Musta hano rero tugaragaza ibikorwa cyane kuruta ibindi byose ariko mbere gatoya ndagira ngo ufate akanya gato cyane kabisa ubanze wereka abanyarwanda icyo ushoboye duhuriye hano ndagira ngo kabisa abanyarwanda bamenye ko NTV Rwanda itabazaniye umuntu wo kubabwira ko ari umuyisilamu gusa aje kubabwira ko gusenga ni byiza kubaha Imana kubaha Allah ariko kandi nanone kugira impano nabyo ni byiza kuko ususurutsa abanyarwanda nawe ubwawe ikagususurutsa Musta Rapa bikore nk'akazi papa okay ngo Musta Rapa ngendera igura bato ninjye nyirayo utambe twerekere kuva KGA ko zitangiye kunobokana let's go okay ngo Musta Rapa ngendera igura bato ninjye nyirayo utambe twerekere kuva G-Town till KGA pusi n'amashori Steve Katiri niko guhangana snitch nomba za madola again long story just lost man love story indi namarira bro nyimbayeho nka gangster fast in way wife nshaka kuba rasta rapa nk'aba pasta trick manuka nyina gafa ya kiko nkwinjyana ushaka unyitera Musta Rapa NY rap ndabakubita mbahati mirongo benshi bagatitira rap nkoro bwanjye nanjye numvika kagiye fast none honde kuro bwazo zira kakagiye ndi muri bakiya cyane pakuri njyana word ndagire kura banzi banje bakagenda mpar gusa nibikuraho ka benshi bamfitiye nagahari wabade kuri mirongo dekane na bandi ugabanye no kurirwa ugenda cyane mu bigare wikorere sa fresh dashize mu bwiyemezi gang none se bundi rero kamubwire menya utajya usoma gatabi shawapi nta nakagwa reka njyewe uzabamara gute ko umuntu wa mbere nabwiye ngo njyewe ndumva ngo nshaka kwiyumvamo akantu nyine nari nabirose ndabana ariko ngiye kuba umuhanzi ahita ambwira ati unywa iki urumva njyewe yongerageje kunywa ikintu gikomeye cyane ni amazi arimo indimu nicyo mba numva gikomeye cyane kuri njye kirimo alcohol urumva ati se akantu bahasi ushobora kumva ashobora nk'umwotsi ati shakira iyo ndi gufatisha imbabura niwo mwotsi ungeraho batebwa rero by'ubuhanzi bireke yahise ambwira ati byihorere rwose ibyo bintu by'ubuhanzi byihorere none imyuka yawe ngiye ntabwo ari byo mbirivingaho sibyo kuko akenshi na kenshi ngiye nk'injyana na wenda nkora nimba wanabyumvise ngiye nkora rap speed ngo yitwa rap speed nyine tu rap iguruka byatari nyine ku muvuduko wa danje bakubita nk'abafisitari kamwe kari ku muvuduko wa danje bakumva ari okay gusa menya kamenya ariko nyine akapenya ko menya wowe nago bugeze menya ko bino nabimbeye ndibikunda wagira ubumenyi deka kugira ngo apamenye utaramenya no gusinya rubyiriko bashaka nko yibafata ku kibaba kizingo cyakenge ngukira inama katire no ushaka usamuba ubyango hora niyo mpamvu wafata imodoka urumva bakavango ashyiremo speed governor yego nicyo kiba kibaye buriya wari urengeje umuvuduko oya wapa ahubwo nuko wenda ndi kuvuga uti wenda ngubise freestyle wenda naheruka cyane ko ndi umunyeshuri nago mberuka ibintu bya muzike cyane rero akuntu nyine ngubita umuntu abanitse indirimbo nyinshi byatari rero nyine nk'itongera kuzisubiramo
hari zimwe na zimwe wenda nyine zigenda zigucaho ntabwo ari ukuvuga uti wenda ngo ni speed governor wapi njyewe mwuka ndawizeye yego ubu wajya kuri stage nta kantu na gake wanyweye usibye amazi cyangwa agafanta ukaririmba amasaha 3 cyangwa 4 nkayo tujya tubona bari abahungu bakora ese ko wagira ngo n'ubwa mbere yenda ninjiye muri music mana stage narazikubise tu stage y'igihe kirekire wakubise wantu kubita kuri iyo mirongo ifite speed gutyo yangaraga gute cyane nyine yari igihe kingara gute wenda ntago navuga utenda ngo na amasaha ne koze nyine wenda na ndirimbo nyinshi za danje mfite sibyo akwenda nk'isaha tu isaha warayimaze narayimaze wanyweye iki cyane ngo energy yonyene yego ariko ngo energy ngo basigaye batubeshya ari abahungu ngo basigaye bagira gutyo bakagenda ariko ngo hari utundi tuzi tw'intare basutsemo shawapi ngiye ntabwo nzi kumwe ibintu birurato indimu ntabwo wayibasha indimu nagirura ama indimu no muti ibyo waruvuze birura ni biki ni birayi boro by'inzoga tu inzoga se zirarura niko njye numva nyine aragukubita wowe ntabwo ubu hari umuhungu yize uvuga ati mana nyagasani tuyu nawe nta muhungu muri muvuga inzoga kiruru oya gusa nyine buri muntu wese avuga wenda uko ari ngiye mvuga nyine ibintu wenda ntago inzoga wenda ndazi trying wenda mvuga utenda ngo bimeze bite nta na rimwe wari wa trying icyitwa alcohol wapi uri imanzi mu muhogo ntago umuhogo wanjye uraba deshire ahandi hose ahandi ho nawo ndi fresh ahandi ho ntago byizeye oya ahandi nawo ndi mu maso nta muti wari wajya mu maso yawe se amaso yawe naracyari imanzi amaso yanjye amaso yanjye wapi reka tubare ingingo zawe zikiri imanzi waba uvuze umuhogo n'amaso amaso ntago wapi ahandi hose aracyari fresh ako amaso yo aracyari inzara ziracyari imanzi kandi uzica buri munsi imanzi niyo nuko wenda nakoresha iryo jambo ry'imanzi nuvuga ngo n'urugingo rwawe ugifite kuva waremwa kugeza akakanya kitari cyagira ikintu cyongeraho cyangwa ugikureho icyo nashatse kuvuga ko nk'umuhogo niba utari washyiramo alcohol bisobanuye ko nta cyitwa alcohol cyari cyagiramo nubwo wenda alcohol ubwo turavuga wenda y'ibinyobwa ariko hari izindi alcohol zishobora kujyamo mu buryo runaka aho nabyumvise ubwo nyine umuhogo nta bintu bya alcohol ndafata wenda inzara zo nyine ibintu byose nyine bikura umuntu akongera akabica ibyo ngibyo byarakoreshejwe kera cyane yego Mr. Wapa ufata gute se abasanimani bizerera mu binyobwa nyine nk'ibyo tu bya alcohol nyine igihe ntabwo navuga uti wenda ngo wenda navuga wenda bino bintu kuko buri muntu wese afite wenda career yiwe sibyo kuko ntabwo navuga ngo wenda ngo buri musani wese ukora injyana hip hop ntabwo wenda ariko afata ibyo bikoresho n'umuntu usanga udakora zino njyana mana n'umuntu ufata ibikoresho bya dance atari n'umuraperi cyangwa atari n'umuririmbyi abasore banye ngo baba bari gukora ngo umuhogo ngo ni umugentro sinzi umuniga wo kuri Instagram usigaye abazo mwana ibyo bintu ngo byihorere sumuzo yitwa Musinga ndagusuje Musinga arabaniga ngo baba bagenda bambaye amajampa ngo amapantaro ntazi ubwoko yayandi yakereyo muri za bibiri abaniga bambaraga b'abasaza bapapa narabafata akababwira ati ibyo bintu byihorere mwana yo nta mapantaro mati byihorere cyaza uramujene rabinkorera nawe uramujene nyine mani boro ziwe tunahagajya arambirwa wallahi gukora yakantu kansetse ari kariya ngo byihorere ibyo bintu byihorere ahora muri media mani nyine ikintu abonye kuri we atanga ukuri kwinshi ikintu abonye atari fresh nyine arabanera fo basari nawe babrivingira muri alcohol ibyo niba byihorere shama nyine oya buri muntu wese n'inyogo nimba bikora akabona ni check rikumva ntago wamubuza mani ikintu cyiwe ariko ngiye niba mbasha kuba nabikora yenda ntago nakubwira ngo uzabikore utajya ibikoresha auto ubu hari umuntu waza guhanuka nko muri comment agahita avuga ati naye niyo mpamvu kiri upcoming se kandi hari n'ababifashe ba style bakabifata bagahita basubira kuba nako ntibarenze na upcoming nyine nk'uko bivuze haba hari n'abasani benshi cyane banagezeyo to mana agakubita ako nyine at the end nyine bikarangira isongera akajya down arenga kuba up ewana akagenda kiryamira agasinzira mu bigori mu bishangiye pfiyo reka tugaruke kuri wowe wenda bwite ku bijyanye n'umuziki cyangwa se n'umwuga wawe cyangwa kariya sinzi uko mu bivuga bitewe n'aho wigiye n'uburyo ubishaka kubivugamo arabize ngo hajya ngo wambwiye ngo we wiga ngiye niga university nyine APRC Karongi ngo nawe ugiye kuvuga ngo niga UK
hari abakobwa hano muri Kigali batuzengereje ugira gutyo ukajya kumva ngo yiga UK urumva UK ubundi mu ijambo risanzwe tuzi ko ari United Kingdom. Abantu umukobwa wigahe ngo UK urumva baba bavuga muri za ndimi zabo kumbi ni shado aha hepfo dore hano doye aha mu mugisha akakubwira ati niga UK mani nyine baba bashaka nyine gutwika to no gutwika akantu k'urubyiruko ko gutwika mwana karaza gukora iki ko mbona kazatugeza mani izi mbuga zino mbuga ziraza kudukora zino mbuga ziraba nibisazi nyine kubera ko buri muntu wese gushaka gutwika ku giti cyiwe kuko bamaze kubona ko social media nyine isa n'isaza hatanga ibiceri rero kugenda kose buri muntu wese ashaka gutwika kugira ngo nyine arebe ko yagaining ibyo biceri byiwe akabikuramo ari bike mukanya uragize uti ntabwo ndi mushya muri uyu muziki cyangwa se muri urugendo ndimo rw'umwuga w'ubuhanzi mpita ntekereza ndetse ndanibaza ari mpamvu ngiye kukubaza nawe nti umuziki wo utangiye ryari ubwo si ubwo ngubwo gutangira wenda indirimbo ya mbere yasohotse ryari ako icyo gihe ntabwo aribwo natangiriye umuziki tubara ko aribwo wari utangiye natangiye 2020 muri 2020 covid wayiciye se wari kodingiye muri studio twari twaratashye twaravuye school cyagiye wese batubwira Minirivare wese uyijyana muri studio ubonye umutashye uravuga ati ncana ubundi kwiga ndabona bizagorana ariko mani nyine muzike kubera ko wenda ubohiringa ari gihe usanga atari n'ibiceri bya danje cyane kuko ndumva ko boro ya mbere nakoze ntabwo nayikoze ngiye nyine nayikoranye nabarizwaga muri Swad yitwa Golden Swad Gang ngo ni itsinda ryari itsinda ikaba Swad gute rero urumva ni Golden Swad Gang nyine bamvuze uti Swad nyine ibyo bintu mubyihorereye ibyo urumva twe niko twitwaga nyine niyo mpamvu ntabwo navuga uti ngo witwa Golden nyine twe twakundaga gukoresha nyine ngo ni Swad yacu nyine ko twakundaga kuvuga indirimbo yitwa gute se wahitaga twika yego waririmbyemo warabyemo byagenze sangiye ndi umuraperi man twagiye freestyle yayo so ndayibuka we gerageza let's go kusibuke kukiyoboka iyi njyana n'imena nayimenye vuba nanjye ndayiyoboka nanyuze mu bintu byinshi ubundi wepa nafashije abantu benshi banagezeyo naho ngeze ubu ndakitwa umugome bitewe nuko benshi nabahaye umutuku ucyumva itsinda ryacu rika gupapa kuko nyuma y'ahangaha wanabyicuza kuva nkiri muto nahoze ndi monster naho nkuriye bigenda byikuba ngibyo zabibaza banzi bazi kuri kwanjye have urashaka kwiyemera kuri televiziyo yanjye nanjye ntari niyemeraho wowe kuva nakira nahoze ndi monster man wahoze wiyemera nahoze niyemera to iyo niyo ndirimbo ya mbere wagaragayemo cyangwa wumvikanye mwayikoreye amashusho twayikoreye amashusho iri kuyica no yitwa Golden Swad Gang ubu se muracyakorana kubera amashuri nyine byarangiye bigoranye buri muntu wese acukwe yego byaragoranye to byakugoye gute kugira ngo iyo step ya mbere uyitere ubone uburyo mukorana nabo cyangwa mwariganaga umwe niwe twiganaga none tugenda nyine duhuza turavuga dukoma kuzakora groupe ngende mu baby nyine twari tuziranye no mujama wundi nawe areba undi mujene tanje nyine twihuriza hamwe dukora ikintu cya danje yabaye nka Tough Gang n'ubundi ngo habanje ngo runaka abwira Bulldog ngo Bulldog nababwira uyu ngo birangira ngo bahuye na Jay Polly ngo ta nyine natwe nko groupe inda twayikoze ni nabakaye nabo bwa mbere ndananditse indirimbo mvuga uti ndayanditse byanyabyo wenda nandikiye muri beat najyaga nandika ama freestyle asanzwe ari mu ikaye nyine gusa nazi ngo umuntu agendera gute muri beat rero no bwa mbere nayo nanditse indirimbo ngendeye muri beat nyine nkumva biguyemo fresh ariko nyine numva icyo gihe kubera ko byari groupe nyine byarampushinze cyane ndavuga uti ngomba gukora ikintu cya danye najyaga planning uti nzajya muri store ariko bigahora muri nzanza yes birumvikana neza cyane ukiri aho mu kwandika ugitangira no kwandika urumva 2020 waranditse bijya muri studio ariko 2019 ubwo nundi warandikaga wasaba waratangiye no kwandika 2010 simbizi tera imyaka ufite ariko ubu turi 2025 hari ikibazo nkunda kubaza abahanzi ariko nzasobanura impamvu nkunda kukibaza cyane upcoming mu byukuri aka kanya uteranye izo ndirimbo zose wanditse yaba izagiye studio izitari zagiye izo wanditse 2010 ubwa mbere ufata ikaramu ugatangira kwandika kugeza aka kanya zose hamwe zaba ari indirimbo zingana ntago nazibara gereranya shawapi bro gereranya wowe kuko urumva inyiga wo revoir nikaye nandikagamo nizo registre ndakuzura
ya registre hajya registre ibi ifite page zingahe abantu mutureba kuri kamera urayibuka wowe oya wapi ntago nzinda ngo iba ifite page zingahe gusa registre nyine abantu yaruzuye ntago yari yuzuye tugusendaga kuzura birangira nanayibuze iyo kayeto harayikwibye wapi hari ukuntu skuru uzajya kumva umwe bari kuzisohora oya wapi ndabizi aho yagiye hari ukuntu skuru imwe by'abapetitweni twigaho revo hari ukuntu nyine imwe byo kwandika mu makaye mwandikira muri membrane cyenda amacati bya skuru abantu barabizi iyo ugeze kuza kudusaka abandi de bavuga utaye makaye bagiye kuyaca abandika yanjye nanjye bayigaho bahita bazijyana mu zo bagiye gutwika neze kuki utabasobanurira batura ati nyaboneka harimo umutungo mu by'ubwenge have bastana nayimubwira nanayivanye mu muriro wala arambwira uti reka nyine cya kigo cya privé ntago yari kubyumva nta kindi kintu cyari cyanditsemo si ibyo muziki byari indirimbo gusa ntago banderebagamo se ngo barebemo mistake irimo kugira ngo babashe kwitwa cyangwa barazaga tubagahera ruhande bazaga bakareba ikaye itarimo amasomo nicyo kintu bahaga agaciro ikaye irimo isomo gusa yego ndayimusobanura arabyanga ndavuga uti nabirenze nyine nijya byanditse reba muri kamera ugire nk'amagambo abiri ugendera master murebe hari akabisi okay ikintu cye namubwira nyine yarakoze to kuko inza yatumye nongera nyine kongera kugira imbaraga nyinshi zo kwandika to nicyo kintu cyonyine namubwira ngo yarakoze kuko ngewe n'umuntu ucinege buriya ndamubwira uti ntago na blaming umuntu wenda wanca intege kuko iyo umuntu anciye intege ngewe nibwo wenda ahubwo ndushaho kuba nakora kugira ngo mwereke yuko yibeshye yego nubango yarayifasha arayitwika wamusobanutiye indirimbo nyandikamo indirimbo z'ubuhanzi binibi arafata ati ushaka have genda niba hatarimo seance vana ibyo bintu nyine yari atarabyumva kuko urumva niga no mu kigo cy'abamizirima ntago byari kumvikana cyane ubwo ntago twabifata nk'ihohoterwa oya wapi wenda we ushobora gusanga nyine buri muntu wese agira myumvire yego buri muntu wese agira kamere yiwe mwaramunaniye n'ubundi mwaramutesheje umuto hari ukuntu ngo mukorogana abanyeshuri ako n'ubundi abanyeshuri se abanyeshuri n'abahanzi noneho b'abarapi ako nerabizamo cyane man nerabizamo byatari cyane hari muwe mwaka ubwo so byari sinabo ku mwaka bwo byansaba kubara gusa niga mu wa kabiri secondaire okay ubwo yabyumvishe hanyuma ndashaka kugira ngo uhereye kuri iyo experience ubwo ibintu biguca intege n'ibyo byajemo ikayi wari waranditsemo imirongo yose baratwika registre ariko ni nini man kwandika indirimbo ukuntu bivuna wala ndagaje nyine niki kintu cyahise kivamo muri aho ku kanya ukavuga ati ni wahise uvuga ati nk'ibi bintu koko oya ntago nigize ncika intege kubera ko nyine njya gutangira urugendo rwanjye rwa music ngiye nabitangiye ngeze senior 1 urumva nagiye school muri senior 1 nyina football nari umufootballer noneho ngiye muri team za football nsanga harimo abapeti badanje mbona sinazana uravuga ati akaguru kanje hano kazambyara umusaruro Jabel amaje kuyamaramo hari abapeti nyine baza umupira wenda nanjye narakinaga ko nayiftinda n'ubudemende Kigali nyinamo ariko nyine nageze ndavuga uti hano abora imana benshi cyane ndavuga uti reka mbe nikwamiye wandi rero haba talent show mu kigo nyine baza head boy ndamubwira uti ubundi wagwana ndamubwira uti zino talent show arambwira uti nugaragaza impano ngo ufitiye impano bro ndavuga uti reka none hari ingoma ukiri muri cya kigo niho natangiriye none hari ingoma y'umujene witwa Major X nyine muri Jande shout out to him sinzi nawe yagiye wallahi niyo nari nzi mu mutwe byatari nari ndavuga uti ubundi mfitiye impano ndavuga uti wongera witekereza uko iyo ukuguru wabonaga bizagora yego ndavuga uti ubundi mfitiye impano ndavuga uti ubundi wazanye kuririmba bro ndange namubwira uti ndashaka kujya kuririmba ati ubundi umuhanzi akakanya umbona avuga turabizi avuga uti genda ndabizi nyine icyizere natarigize nanabikoraho nta narimwe naravugira n'imbere ya microphone mfate microphone cyangwa ngo ngende ukajya usoma gutya cyangwa ukajya uyishyira mu gutwi nka wa mukecuru nabonye hari ntago mbizi nyine nimba yenda naranayiryaga sibyo gusa ni n'ubwa mbere ngiye kugenda imbere ya audience y'abantu benshi cyane kuko na audience y'abanyeshuri muri primary bya bizami byo kuririmba nabyo byajyaga binanira ariko n'ubwa mbere nyine ni ikintu nyine nisanzemo naragenda kubita no muri urimba na beat live n'iki babanza gutuza gusa nyine mbona film y'abanyeshuri twiganaga barakureba baravuga ati uyu muhungu ko twabona agacenga se kandi akuguru kuvuyemo kuririmba gute urumva rero abapeti twiganaga no isamereza film n'abandi bose
barahaguruka nyine mbona feedback n'ubwa mbere mbonye feedback za danje batangiye ati bibera rya shawura ko ibyo mu kibuga banamvunaga barambajije n'ibyana bitangira kukwigira shama nyine nawe urabizi muri boarding sibyo haba hari FM za danje tu gakiya nyine tu wenda nago wita wisimbukuruza byatari ko naho twari dufitemo abahanzi ariko nyine kubona umusiniya wani ugiye stage akaba yakora ibintu nk'ibyo ngibyo biba ari ibintu bya danje. Abahanzi mwiganye bazwi nabaye twiganye cyane abo siko bakira aba upcoming wallahi bavuge nyine aho kukimugira ntamashyari oya na wapi na nashyari ririmo nashyari nubazi ugiye kumera nka wawo nde ayo baba ati uyu uramuzi ati oya ntawe nzi kandi bahuriye kuri restaurant oya wapi umujene nzi witwa Mirage miruka n'abakora nyine Mirage yego wa muraperi kazi cyanga nundi jama w'igisenyi sibyo yari umujama w'igisenyi abandi bo ntago mbaheruka nako nyine twari turimo turi nk'abahanzi nkabangaye mani kandi nyine nijye wasigaye ngiye nyine to okay birumvikana neza. None Mr Rapper guhera 2020 nibwo bwa mbere wari usohoye indirimbo tugeze 2025 nibwo wari ugiye studio okay isomo umaje gukuramo na experience ufite uvuga ati noneho urwego ubungezeho ndizera ko ikintu ngomba gukora kiri kuri standard intege abanci intege bose nshobora guhura nabo bose nshobora kubakaruma down ngiye nkakomeza nka targetinga success yanjye ya nyine ubu ngubu revo ngezeho navuga ko bitandukanye wenda na kera ukuntu wenda nari imezemo ariko ubu ngubu nyine navuga ko revo ubu ngubu nsigaye ndiho bye byagendana n'amafaranga yego mbaye mfite amafaranga nakora ibintu bya danje harabura amafaranga ubu ngubu ari kubura ibiceri mfite ibiceri nakora ibintu bya danje kuko n'indirimbo wenda umuntu akora amawodiyo nyine usanga umuntu yihirinze gusa nyine ziba zinumvikana fresh n'umuntu yumvishije aba yumva nyine nta kintu itwaye tu ariko nyine umuntu aramutse abonye nda nk'ibiceri mani yakora ikintu cya danje. Umaje gusohora zingahe kugeza ubu? Ubwo ni 5. Umaje gusohora audio 5? Yego. Za ku giti cyawe cyangwa featuring? Iyo ngimwe nyine ya Swadi kumva turi nuza nyine turi groupe izo zindenye zari ngewe. Ubu suteganya ko iyo squad yabigarutse amasomo arangiye musoje mushobora kwikomeza? Sha nyine byasaba ko tubiganiraho. Nago mbizi neza to gusa nago twashwanye nta kintu cyadutandukanyije. Nako nyine nekereza ko nyine ikiza gutya ukuntu umuntu wenda asigaye akora ahubwo twakora turi gang aho kujya twongeye dukore turi group twakora turi gang ahubwo tugasupportinga gang nabonye muri kino gihe arizo za danje. Yes. Mu ndirimbo 5 umaje gushyira hanze iyo wabonye mukavuga ati ewana hari ibintu ikoze ntizeraga ko izabikora niyi cyane meruka gukora yitwa Byumvuhore yego bro Byumvuhore fashe izina ry'umuhanzi wacu wa kera legend yitwaga Byumvuhore umuhanzi wacu dufite wa gakondo kabisa witwa Byumvuhore. Ntabwo mbizi nimba yitwa Byumvuhore ngiye cyo nzi nukora research cyo nzi nuko yitwa ahubwo ari indirimbo banza maybe wenda ubwo wasanga ngewe ntago nabikonfirming 100% ariko nge niba ari indirimbo niba ari umuhanzi ubwo wasanga wenda nawe naramugize nka gisupusupu ukuntu yaje yitwa amazina ye twahinza twita indirimbo ikaba hit maker tugahita tuyimwitirira gusa nyine ngiye bundi iyo ngiye kwandika indirimbo ndandika bisanzwe izina rikaza nyuma yego ngiye nyine nk'iyo mfite topic runaka ndi buvugeho ndayivuga none then iyo yamaze kuranya ndavuga ati no ndirimbo ndayita gutya none iyo ndirimbo bitenda n'ibintu wenda navugaga nahise nyenda nyita Byumvuhore kuko hari ibintu byinshi cyane wenda ndi kuvuga nyine byo handi nyine wumva ikintu kinumira kugira ngo uhite ugenda kugisakaza ahantu henshi cyane we nimba wumvishe ikintu wenda hakurya tugenda kukivuga ahubwo we cyumva witurize nyine mana wo gistenga mu mutima wawe kumva we rasta ndo umunyamakuru se nzumva amakuru sinze kuyatangaza oya urimo uravuga inshuti zawe yego nyine hari ibintu runaka sibyo nese kuri umunyamakuru ibintu byose niko waza guhita bivuga bishyira kuri kamera oya da byagora niba bishyize kuri kamera hari abandi bantu mujya kuganira ya rero nyine urabizi ko nyine bijya bibato ariko rero nyine yaragutunguye Byumvuhore Byumvuhore ni ute muri views muri audience byagenze bite ahantu hose kuko nimba ariyo ndirimbo yenda ifite ibihumbi 2,000 na magana ngahe
twagiye kuri byumvore kugira ngo dukute tubangura dore n'ubundi tuba turi kugenda gutya twitarasiriza ku mihanda. Byumvore ready? Ngira ngo ugiye kubyumvore nyine ubwo. Nyine ngiye kubibumvisha. Let's go. Okay. Ngo sinzi menye nanjye bwanjye sinzi ukabigenza uko nakora rap y'ubona nta kintu nkyumbika narenga ibanga nirimwe akoresha yanze kuritanga speed ikaze cyane mwinjyana numva renze unique afite iri hare ninde wa mudenga nagiye ngunda kumva stories ziwe nyiri umwana nyinshi muri zo zigana ku burwayi muze uyu mwana aramwumva gute nubwo caje nazi byose no numva renze afite ukuntu cyarapanga atangira guceza nge na madamu wanjye no kurubu twamuhaye kamba byose kubigeraho ni jawa nshoboje bituma nandika nigarura mu kibuga gutuza konje byatumye ngira ubushobozi mvugira bato cyane ko bagomba kubitwara no guhangana muri game pa. Indirimbo ya Musta rapper, indirimbo yitwa Byumvuhore, barasa kuya mu platform platform zanjye zose ni Musti rapper. Facebook, TikTok na Snapchat urayikoresha? Ufatira mu video cyangwa dufoto? Wapi ngiye nsiganye koresha nka IG. Gute? Nyine kuri Instagram ikora nyine to. Isigaye trend byatara ahubwo. Snapchat nabwo naguyikoresha. Ntabwo uyikoresha yatangiye baba ngo ni ya Slay Queen ubwo mwebwe muriho ntimwitwa ba Slay King. Oya ntago ari ukwifotoza urusigara urubuga nyine uganiraho n'abashuti tu. Umuntu ukomeye wamenyaniye nawe ku mbuga nkoranyambaga ninde? Namenya abo nsanga n'ubundi nsanga mbazi nyine contact cyangwa se uburyo mwabaye friendship bivuye kuri social media ninde? Ni umuproducer. Ninde? Ya producer yitwa Baddest. Ya waragiye kuri Instagram ni hehe wagiye? Se twabure kuri Facebook icyo gihe nyikoresha yarafite nyine yarafite page. Ya page ndayibona icyo gihe yakoraga muri Capital Record so yize. Ya niho nyine ndanje ndamuhamagara nsanga no mjene urungano turagenda nyine turakora dukora ibintu bya danje kananyumva boro nyinshi ngira ngo niwe tuzifitanye. Urumva rero ko abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga bazikoreshe cyane ahubwo wenda bashyire mu ubwenge no gushishoza ariko umva ko already zifite akamaro behind yo kuvuga ko zishobora kuba zabyara n'ibindi bibi ariko zifite n'ibyiza. So Musta ngira ngo ziri kuri digital platform ni Musti rapper hose audio mark biriho na Spotify. Spotify ntago ndajyamo ko bigusaba ibiceri ariko nyine amadolari ngo atpese nako nayo ni vuba to. Okay. Abantu bari badukurikiye kuri NTV Rwanda muri interview yawe basigarana iki? Ikintu basigarana wenda imirongo wenda nayibahaye imwe n'imwe wenda iyindi wenda bayisanga wenda kuri YouTube yanjye gusa icyo nababwira cyo ni support no kunsupportinga nyine by'umwihariko nyine music muri rusange music muri rusange cyane cyane abaraperi gukora rap mu Rwanda ntago nyine igihabwa ijambo cyane. Hari akantu njya gukora iyo tugiye gusoza cyangwa nasoje ubwo nabasezeye ngewe already munkurikire kuri NTV Rwanda Instagram na TikTok na Facebook hose turahari na X ariko kandi mukore subscribe nyaboneka mufungure inzogera amakuru arabacika ibiganiro biri kubacika mfite byinshi byo kubahereza kabisa mfite n'abandi tugiye kujya dukorana. Oye bana muri tayari cyane kuri NTV Rwanda murabona ko ngerageza ahantu hose nkaba hagerera. Hari akantu njya nkora iyo namaje gusezera gutya nkahereza upcoming artist kugira ngo yimurike yiyereke iki yereke aba manager yereke abandi bajama abayirya aba bloggers babandi batwika ku mbuga wose abantu bemeze ko bakwiye kugira gute gusupportinga talent yawe. Ni time y'umunota umwe ufata ukabakubita ku buryo bavuga bati kabisa nitwe tubura kugira ngo impano igaragare izamuke ku rwego mpuzamahanga. Nabonye witwa Coach Gael ari kuvuga ati jewe nshashaka kuzana Chris Brown manager bihe byose Alex Muyoboke acahino aramubwira ati oya buretse gato ateye amafaranga wayashoye muri Junior Rumaga na Kivumbi nande yanashora no muri Musta Rapper rero hanyuma umuziki nyarwanda ugakomeza kuzamuka. Ready bigaragarize je navuye muri frame. Okay. Ngibi bintu bisaba gutuza hehe no gukotora ikizakubwira ko mu bintu byinshi ubundi wepa nafashije abantu benshi banagezeyo naho ngeze ubundi akitwa umugome bitewe nuko benshi nabahaye umutuku gucyumva itsinda ryacu rikagupapapa kuko nyuma y'ahanga wanabyicuza kuva nkiri muto naho ndi monster naho nkuriye byenda byikuba ngibyo zabibaza banzi kuri kwanya buryo kundi siko muri cyo ngese mu kazi mpindi kundi muntu kura pani bwo muhamagara ubangi zabibaza banzi guha true
the band snitching let's go fuck byanyu ndabizi binzanira shi mushaka dollar tosto ponki pussy futu gangster let's go get my bro hitting the bees move magaze nyikora nakigi ndashaka gukora nka gandi mindura amatwara mindura injyana drilling uranyivanga na rap nandukanye na issue wumva ifasa amaboko hejuru mbyinire hit bro gutoka icyose inzira n'igice mitego mitindi bahawe ubunashe byari bigoyira busy jeezy nabwo nateye mwibi byinira hit uyime nkora agafemo nanjye se yo sing is song si pussy na beat musi the best thing a monster rap on ego the hustle round the best cyane ndi erefa rap ku rap nje ndasa mvugira ndasa nanakura sana fast mfite na gandi ndimo ni sas wapfa